abakobwa baba bashaka nyine umutipe tu wiyebera umutipe ugera ahantu runaka tu uba exposed nyine ahantu abantu amurikwa abandi bantu bose akavuga ati mbega umujama kugira ngo nanjye mugereho hari cyo nanjye hari cost nanjye byantwara rero barakubayeho oya nako byambayeho ahubwo byabayeho bagenzi banjye yaza ari umuhungu woroheje pe yaza ari umuhungu woroheje uca bugufi kandi akavuga amagambo make nta byo kurondogora aho ni sawa kabisa. abajama benshi mani baragenda bakagura inkoko bakararira amandazi n'ibishyimbo birisiri. Abakobwa beza cyane murababona bose. Uyu munsi dufite topic idasanzwe. Wowe dukurikiye ndakubwira ngo ugire amatsiko y'iyi topic dufite ni iyi. Hari ibibazo bikunda kubaho mu buzima busanzwe mu basore mu bakobwa. Ibyo bibazo ni ibihe? Ni ukubera iki umusore akunda kwipasa muremure igihe ari gutereta umukobwa atekereza ko umukobwa murenze? Mwa basore ibyo bintu ntabwo mbeshye, bye byose namwe bibabaho mu buzima busanzwe. Abakobwa se ni kubera iki bituma noneho ni gute bitwara igihe wa muhungu aje ashaka kubatereta kandi yiyemeye cyangwa se yipashije muremure? Inyuma yanjye hari abakobwa ntabwo ndi njyenyine. Iyi ni 4G team mu kiganiro cya The Connect. Reka dutangire tubaza abakobwa bamwe na bamwe n'abahungu twumve icyo batubwira. Tutangira ku ruhe ruhande. Hano hari umusore bye byose namwe muramubona yifunze ku malaibani ku makeci meza cyane muramubona. Ngiye kwita mubaza warubizi ko icyo kibazo kibaho, icyo kibazo cyuko abasore cyane mukunda kwifunga cyane igihe mutekereza ko muri gutereta abakobwa baba babarenze? Urabizi ko bibaho? Yewe ntabwo birambaho ariko ndabizi ko bibaho, njya mbyumva kuri bagenzi banjye cyangwa se inshuti zanjye. Ku mahirwe ngo ntabwo ngo biramubaho, ariko se wenda we ntibirakubaho? We byakubayeho? Ntabwo birakubaho. Ibaze ubuze twavuga iki nimba bitarababaho? Reka tubaze n'abandi twumve. We byakubayeho? Aya ntabwo byambaye ariko biravugwa biragaragara. Abajama benshi mani baragenda bakagura inkoko bakararira amandazi n'ibishyimbo birisiriye kabisa. This is 4G team. Iyi ni channel yacu. Ngo ntabwo biramubaho ariko ngo abajama benshi barifunga ku mifungo yabo kugira ngo batereta abo bakobwa baba batekereza ko baba babarenze ubushobozi. Reka noneho tubaze uyu mukobwa tubona umeze gutya. We byaba byarakubayeho? Oya nako byambayeho ahubwo byabayeho bagenzi banjye. Yego. Abakobwa bose bari aha n'abasore bose ngo ntabwo byababayeho. We byaba byarakubayeho? Reka gusa ariko bibaho. Bose bahurije ku ijambo ngo ntibirababaho, ariko ibyo ari byo byose ngo barabyumvise. Ese abo bakobwa n'abahungu ese kuki ibyo bintu bibaho ubundi? Niba koko bitarabayeho ariko mwarabyumvise muzi abo byabayeho, kuki icyo kintu kibaho? Yewe wenda mvuze gatoya impamvu icyo kintu kibaho, hari igihe usanga ubona umukobwa ukamukunda kabisa kandi ukumva nta mahitamo ufite yo kuba wavuga ngo wenda ndamureka bitewe nuko atekereza cyangwa se bitewe nuko ateye, bitewe se n'uwo ari we. Ibyo byose birashoboka, umuntu mukunda bitewe n'impamvu runaka, bigatuma rero ushobora kuba wakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo uwo muntu umwegukane kuko abo wawe. Cyane uko mbyumva. Umuhungu ati birashoboka yuko umukobwa hari ukuntu abateye kugira ngo bibe byagusaba kwipasa muremure ube wamutereta, ariko ushobora kwibaza wowe iyo urebye abo bakobwa, kuki mu bakobwa muri mwebwe bibasaba kuba mwabona uko umuhungu aje kugira ngo bimusabe nawe kwipasa muremure? Umuhungu araje cyangwa se nawe urabibona ko agomba kugira uko aza asa kugira ngo nawe ubwawe ufate icyemezo cyo kuba wamukunda? Ubibona gute wowe? Ndumva icyo kibazo ntacyumva neza. Wongera aratubwiye ngo biterwa nuko umukobwa aza ameze. Ese wowe muri wowe ni ukubera iki bibasaba yuko umuhungu hari ukuntu aza ameze kugira ngo mube mwamukunda? Umuhungu ni urugero arifunze nawe ubwe aje kugutereta, nkawe ubona umuhungu yaza asati yaza ameze gute? Yaza ari umuhungu woroheje pe, yaza ari umuhungu woroheje uca bugufi kandi akavuga amagambo make nta byo kurondogora. Aho ni sawa kabisa. Aho ngaho nibwo urukundo warumuha. Wowe ubyumva gute? Nge ndumva waza ari wowe nta kwiyemera. Sinzi ukuntu abivuga. Abasore benshi iyo yaje nko kugutereta nyine aza yiyemeye, ashaka kwereka ko arenze, ashaka kwereka ko
sinzi ukuntu abisobanura ariko za wiyoroshye ba wowe ikindi ube umunyakuri uvugisha ukuri ntuzumbesha umbwira ibintu byinshi ba wowe iyo uza ufite amakabyo menshi mpita mvuga ati umutipe wapi afite n'ibinyoma byinshi ariko uje ari wowe uciye bugufi ikintu cya mbere no guca bugufi ndumva icyo gihe tuzumvikana tuvugane neza umukobwa arababwiye ngo bagomba kuza biyoroheje ngo baciye bugufi ariko se reka mbaze umuhungu mugenzi wanjye nawe mubaze niki gituma wa muhungu yiyemera ubundi ikintu cya mbere gituma umuntu yiyemera buriya ni ibintu byinshi cyane ikintu cya mbere ni karagita y'uko umuntu ateye hari abantu biyemera kamere muntu nubwo wabigenza gute musaza nubwo wabigera gute bikanga umutipe yiyemera ntabwo bize ku mashuri ahantu twize abajama biyemera kabisa akiyemera kandi igitangaje nubwo wenda ibingi bitajyanye kubera icyo abakobwa nyine nabo bakunda abo bantu biyemera udusanga sinzi nawe warize mu interna wize ku kigo cy'amashuri buri umujama wese wiyemeraga ku ishuri niba abakobwa bemeraga sinzi mboga nawe urabizi kandi namwe murabizi wa mujama wifunga wa mujama babonaga ahantu hose na Mogani wewe darabizi yarifungaga akifunga aba baby bose bakamwemera ku kigo rero ni character y'umuntu ababona nyine kandi urabona abakobwa baba bashaka nyine umutipe wiyebera umutipe ugera ahantu runaka uba exposed nyine ahantu abantu amurikwa abandi bantu bose akavuga ati mbega umujama kugira ngo nanjye mugereho hari cyo nanjye hari cost nanjye byantwara rero umujama hari gihe bari character yiyemera ni cyo kintu kibitera iyi ni 4G team ntibagirwe gukora subscribe turacyari mu kiganiro cyacu umuhungu atubwiye impamvu iki bimusaba kuba yakwiyemera ariko reka nze mbaze uyu mukobwa uri aha ngaha umuhungu ariyemeye kuri wowe kubera iki rimwe na rimwe nk'uko yabivuze mwumva mukunda namwe abahungu bisaba yuko biyemera bisaba ko biyemera njyewe mvugisha ukuri kwanjye njye ntabwo nkunda umuhungu wiyemera nkunda umuhungu aze ari we apana kuza azanye ibikabyo byinshi ntabwo ari byiza kuko biba bibi inyuma rero ikintu nagira basaza bacu bajye ajya aza ari wewe apana kukwihimba kuko hari igihe ushobora no kwemera utabuka akibagirwa njyewe namugira inama kuba we akaza ari wewe ibitekerezo byabo byose mwabyumvise bamwe bati ntabwo ari byiza undi ngo nabe uwo ari we turangiza ndagira ngo buri wese ase nk'uwanzura mu by'ukuri ntabwo bikwiriye nk'uko babivuze buri wese umuhungu agomba kuza uko ari ariko niki twasoza muri iki kiganiro wumva wabwira abo bahungu bisaba ko biyemera ese abo bakobwa uko ibyo byose ko ntekereza ntabwo umuhungu afata icyemezo cyo kwiyemera nta kindi kintu ni iyihe nama wabagira wowe njyewe wenda inama nagira abahungu bagenzi banjye bakoresha wenda ubwo buryo bwo kwiyemera nubwo atari uburyo bwiza nagira umusore uwo ari we wese cyangwa se umuhungu uwo ari we wese ugiye gutereta umukobwa uwo ari we wese kandi nanone ko yagenda nyine uko ari agenda uko ari urumva niba nta modoka afite atege moto niba kandi nta moto afite afata igare byose biremewe urumva hanyuma igihe ari gutereta umukobwa amubwiza ukuri ntiwamenya ashobora kumwemera bitewe wenda n'uburyo wenda yamubwijemo ukuri ariko nanone ashobora no kumwanga ariko naho yamwanga ubu ntabwo ari uwe so rero nkabwira abasore kugira ngo bagende gakeya cyangwa bagende mu mbaraga zabo kandi nanone mbwira n'abakobwa nabo bacunge neza kuko hari umusore ushaka kuza kukubwira ko agukunda ariko bitewe wenda n'uko ari hasi yawe tuvuge wenda mu bijyanye n'ubushobozi ugasanga uramwanze kandi wenda yari we muntu muzima nuko mbyumva murakoze cyane abasore bose bahurije gusoza bavuga bati uwo muhungu si ngombwa yuko afunga umufungo kugira ngo umukobwa abe yamwemera dusoza umukobwa bita Nkunda nawe agira ikintu asa nk'ababwira abaduteze abadukurikiye kuri 4G team Nkunda gira nk'inama wagira bari abantu baba badukurikiye inama nabwira abasaza banjye genda uko ku ikofi yawe hangana apana kuza wipashe muremure ngo nibigera hari inyuma bizakuba n'ibindi genda uko imbaraga zawe zingana genda uko ikofi yawe ingana ikofi yawe yaba irimo ubusa ikofi yawe yaba irimo ikintu kitubutse wowe genda ibyo byose reka twumve Tony wowe dusoze
nicyo wabwira abakurikiye 4G channel yacu. nanjye ndunga mu rya bagenzi banjye bambanjirije batangamo inama mu by'ukuri nimba ugiye gutereta umuntu mu by'ukuri genda uko imbaraga zawe zingana genda uko ikofi yawe ingana yaba irimo tap and go n'irangamuntu mu by'ukuri genda uko umeze sibyo ugenda umubwira ati rwose njyewe ariko n'ubundi hari ukuntu tuza mu rukundo mu by'ukuri utanaruteguye uje mu rukundo gusa uryoshye gusa nta kindi kintu mu by'ukuri kiri behind y'iki kintu nimba uje mu rukundo byanze bikunze urashaka urugo zuri umuntu ufite plan sibyo atari ibintu byo kuza gusa ukina yaho ngaho murakoze ikofi yawe yaba irimo igiceri ikofi yawe yaba irimo tap and go genda wowe uko imbaraga zawe zingana genda uko iyo kofi yawe nyine ingana reka tubaze na Cecilia tubwire ni izihe nama yatanga dusoza ikiganiro cyacu. murakoze cyane ndi inama nagira abasaza bacu ni ukuri bagira ukuri muri bo kuko ahari ukuri hari urukundo niyo nama nabagira. Cecilia ngo ahari ukuri hari urukundo ibyo byose namwe mufite uko mubyumva reka tubaze na Madu uko yagira inama abadukurikiye kuri 4G channel yacu. nanjye inama nabagira ni uko bareka kwiyemera ubundi bakagaragaza uko bari birahagije. The Connect nicyo kiganiro twari turimo none ahangaha kuri 4G channel komeza udukurikire dufite abakobwa inyuma yacu dufite n'abasore inyuma yacu mwabumvise ibyo byose hari ibyo bavuze nawe ubwawe hari ibyo watubwira kora comment nkuko twandikiye muri comment ugira icyo tubwira. Dusoza rero turakomeza gushimira mwebwe mwadukurikiye kuri channel yacu kora subscribe ciao turi kumwe nabo nibabasezere.